umubyeyi wese uraha impamvu ari mwe benshi ni uko ari mwe mushinzwe amagara y'abantu, kugira ngo buri mubyeyi uraha mu cyimbo cyo kujya usohokera kuri butike ujya kugura umugati, indazi, igihe cyose umaze kurya ibyo kurya bya nimugoroba nk'uko tubyiga, umwana ari bujye ku ishuri wamukoreye capati akaba ariye neza, akaba yubatse ubwonko. urugero rwa karoti wakoresheje mwaho ngaho? Urugero rwa karoti nakoresheje bitewe nuko atari njye wazirapye, ubwo wazirapye arambira uzi yakoresheje ntabwo nari mpari. Ubwo Aline niwe wazikoze, sinzi niba ari hafi. Aha ni karoti enye, igitunguru kimwe cya onyo n'agasate hamwe n'agasate kamwe ka pavuro. Birajya mu nusu y'ingano n'inusu y'ifarini twabinganyishije. Navuze ingano ziba nyinshi, ariko uyu munsi kuko twapanze guteka bike ari ibyo kwigiraho, gusa n'ababinganije kugira ngo tubisoze vuba. Naho iyo uri bukoreshe ingano nyinshi bisaba uri bukorere benshi, noneho kandi uri bubitindemo. Niyo mpamvu twabinganije kugira ngo bingane birangire vuba. Twagombaga kuba twakoresheje ikiro kimwe cy'ingano tukagira inusu y'ifarini. Ikindi wenda ntavuze ushyiramo umunyu, kuko ibinyampeke bisaba ngo bijyemo umunyu. Noneho mu busanzwe muzi ko hari igihe dukora imigati, twakora imigati tugashyiramo igitubura, ariko iyi capati nta gitubura kijyamo. Urayikora nta gitubura kirimo. Turabanza twabihuza kuko karoti zigira amazi, noneho turaza gushyiramo amazi nyuma, ariko twamaze kubihuza. Ndashyiramo amazi. Baravuga ngo umuntu ngo ni mubi, ni byo bivukira cyangwa Ayo inzoga baba bafite inararibonye yabyo nibo batubwira. batubwiye ko igihe cyose tugiye gukoresha ibinyampeke ukwiye kongeramo n'umunyu ko nayo ni ingenzi. Uba ugomba kubihuza n'intoki neza, noneho iby'umunyu ubajije icyo kibazo, ibinyampeke byose bikenera umunyu, kereka iyo hari indwara ushobora kuba ufite zatuma udakoresha umunyu, naho umunyu nta kibazo utera ku muntu. Umunyu wa habari niwo kibazo.
Reka. Bravo con el cubano rwose. Inzira kugenda ushyiramo duke duke kugira ngo utaza gushyiramo amazi menshi bikaza gutema. Oya, urugero rw'amazi ubihabwa n'ibyo ugiye gukora no mu ntoke zawe. Wumva amazi akenewe ukumva ko adakenewe ukayashyiramo, yaba birangiye ukaba nyine uri kubyumva. Amazi ni akazuyazi, ariko nubwo wakoresha ayakonje nta kibazo kiba kirimo. Impamvu tudakoresha ayakonje keretse iyo turi gukora umugati kugira ngo igitubura cyacu kize kubyimba vuba, nabwo dukoresha ayashyushye mu rugero, adashyushye cyane. ubwo nayo baba bayirapye. Yego, nayo ibirapye n'igitunguru cyabonye kiba kirapye. Wow. Ndio ufite amavuta. Capati yara. Kubera iba yokeje. Karoze nuko twagashyize nakagutekera amavuta ntafite, amavuta niyo ntafite. Uracyumva, urabona ko aha
ngo hano ukubona ko kitari kuza nka mbere. Rero twatangiye ko sinzi niba mfite imbabura. Bitewe nuko rero muno harimo ibinyamizi haba atari ifarini bisanzwe kuko muzi ko ikururuka, ntabwo capati tuyigira agapapuro, ubwo tuyigira ikintu nawe warya ukarya ukumva kuriye. Ibi ushobora gushyiramo inyanya, ibi ushobora kuba wenda washyiramo ikijumba wakirapye, washyiramo igihaza wakirapye kijyamo rwose ikaba imeze neza ku buryo wagira ngo ni umureti w'amagi. N'amagi washyiramo ku muntu ushobora kuba yarya washyiramo. Warangiye ziba zihagije bishyize neza amagi n'ubundi bisa naho wowe uri gutakaza umutungo wawe. wayishyiramo ntabwo idasanzwe wayishyiramo, washyiramo nkeya bitewe n'uko haba hagiyemo ibinyamizi byinshi, ushyiramo gake kugira ngo noneho ubone ukuntu uri buyikarage itari gucikagurika. Oya ni imboga nyine, ibinyamizi mvuze ni nk'ibijumba bitewe n'uko kidakururuka, ni nk'umwumbati ujyamo, ubwo rero ushyiramo soya nkeya, akiyiko cyane. Turakoresha ikiyiko kimwe, kizamo menshi kubera ko nsutse akameneka, ariko ikiyiko kimwe kiba gihagije kuri capati. Ikiyiko kimwe kuri capati imwe kiba gihagije. Iyo ipanu imaze kumenyera, hari n'igihe utacyuzuza kuko iba imaze gufata amavuta.
ntabwo turi kumva muri kuvuga amahoro turi kureba byakunda nta kitakunda byose birakunda usibye na soya gusa n'ingano ubwazo zonyine nazo zirakunda uramutse izo waramukanye ariko niba byaramakorerwa washizemo imboga byose bino washyizemo imboga ntacyo bipfa uburyo ibiryo byinshi birenze iminsi 3 wowe uri kubishakira iki ibi byemewe kumara iminsi 3 wowe wateka ku buryo nyuma y'iminsi 3 wakwifuza kudakomeza guteka biba bihagije iminsi 3 ugaburiye umunyeshuri indi 3 ukongera ugakora iminsi 7 birangiye urukumva ko ukongera ugahindura ibindi kandi ibi ni ibintu bidatwaye umwanya ntacyo urindira urarindira isaha nk'uko dusanzwe turindira umugati urateka ibyo bikora abantu waruye ibyo kurya abantu bari ku meza ugashyira imbabura muri salo ugateka buri wese akabona imukwiriye ebyiri umuryango mukarangiza kurya buri wese ayibonye kandi nta mwanya bigutwaye twashyizemo umuriro muke kugira ngo idashirira iyo ushyizemo umuriro mwinshi irababagurika igashirira kandi igashirira imbere wenda idahiye bisaba rongo witekesha umuriro buriya nuko amakara atari yafatwa namara gufatwa araza kuba menshi none ndi kumva capati twaba turekeye ahangaha mu gihe iri gushya twimukira ku yindi nkono itangiye gutegura noneho uri kuyikurikirana noneho yatangira akababwira iyo agiye kudutegurira Mufashe telefone nyinshi sibyo abagabo b'ubuzima n'ibyo kurya kuba turi kumwe hano muri resitora twavuze inkono y'ibiri butegurwe ni inkono igizwe n'amashaza iyo farine tumanika aha ubwo kiko kanze urabibona nawe urabibona bwaho inkono dukurikijeho iriya ni muri ntabwo muri kuba muri kurikirana kuko ibya mbere mwabibonye hasigaye ibindi noneho tugiye kugenda nari ndi gutunganya n'ikarubanda ariko mbere ya byose icyo nabibutsa umuco w'umutetsi ni uko icyambere n'isuku ku buryo muba muri kubibona intoki zanjye nta nzara ziriho sibyo ko murabizi hari inyamaswa zigenewe inzara kubera ko zo zifite zikoresha ariko twe turi abatetsi inzara rero habamo umwanda mwinshi bityo uba ugomba guca inzara kandi ugakaraba neza hanyuma ibyo ukora byose noneho ukabikora kubera ko biri buramira ubuzima noneho ukabikora bifite ubuzima noneho inkono yo turi butegureyo amaze kubwirwa ko ari amashaza turi butegure n'ingano zaraye mu mazi hanyuma bwacya tukazitogosa noneho turifashisha na karote n'inyanya muri kuzibona hano zirate
dufite na ntuze na pavuro nayo turayikenera sibyo. Ubwo noneho ahasigaye tugeze ku gika cyo gutegura noneho izi mboga ziri buze kujyana n'iriya nkono yacu. Ikindi buriya buryo twakoresheje n'ubwo gucungura igihe, ariko ubundi iyo ubishatse ufata urunyogwe ukarutegura ukwarwo, cyane ko iminota yarwo rudahira kimwe n'intuze n'ingano, hanyuma n'ingano ukaziteka ukwazo. Ariko iyo ugambiriye kubitekana ufata ingano ukaziteka, noneho igihe, ubwo ni ku mashaza y'urunyogwe, ariko igihe noneho zibaye nk'aho uri kurutera urwinyo, kurutera iryinyo ukumva wanarurya bibaye ngombwa, icyo gihe uzana ya mashaza yawe nayo wogeje watunganije wayarobanuye, noneho ukayarambikaho, noneho nayo ukirinda ko ashya ngo ameneke sibyo. Rigashya ku buryo n'urirebye ashobora kurireba akabona wagira ngo ntiritetse kandi ritetse. Nicyo ngicyo numva nababwiraho. Noneho ariko twagufashaho nuko iyo ingano zitumbitse ayo masaha 12 ziroroha ku buryo iyo ugiye guteka amashaza ariyo banze watogosa mabisi, yamara gutogota kubera ko ingano zamaze gutunda amazi koroha ukazishyiramo noneho bigahira rimwe. Ibyo wabikora ku ngano zitinitse. Ibyo wabikora ku ngano zitinitse, wabanza ingano zitinitse ugakurikizaho amashaza. Ariko igihe ingano zinitse ubanza amashaza, yamara gutogota ugashyiraho za ngano zinitse, bihita bihanirana. Wenda uramutse ugiye kuzikoresha mu mashaza yumye udafite urunyogwe, naho yagomba kwinika. Yego. Amashaza nayarenika. ubutandukanye nk'uko iyo ibishyimbo wabiraje mu mazi bigarukana ishusho nk'iyigitonore sibyo. Ubwo rero ukaba uri gukumbuza umwijima ubwira uti ibyishimo byawe nabizanye. No ku ngano rero iyo uzinitse zisa n'izijya gusubirana rya toto ryazo, noneho ubwo umubiri no kuzigogora zigogoreka mu buryo bwihuse, ariko hari n'ibindi biba byazamutse ku rugero runaka. Byose ni byiza, ahubwo mu buryo bwo guteka nuko duhinduranya imirire. Hari uburyo bwo guteka ikintu ukaba wagiteka inshuro zirenze 5 ariko ugitetse mu buryo butandukanye kandi ukagitegura mu buryo butandukanye. Noneho tugiye kugutegura karoti. Abandi mumenyeye ko karoti muyitegura ariya mazi impamvu yamenye, reka mbibasobanurire kugira ngo bitabatwara igihe mukimubaza. Hariya ari amavuta aba yasizeho kuri yasimbuka, aba ari cyo bita maradikoza, aba ari imbuto za kanseri ziri kuzamuka. Ariya rero ubwo amaze guhisha iriya capati, kandi turiya tuvuta twasigaye tukaba ari umwanda, ushyiraho amazi ugahita umena, noneho ukigumanira ipanu yawe imeze neza, ukongera ugateka ibyo kurya byiza. Mbese iyo tuvuze ngo duteke byiza biryoshye ariko binavura, ubwo hariya tuba turi gukora icyo bita bivura. Noneho ubwo tugeze ku gutegura karoti. Abenshi mumenyeye kuzikata mu tuziga sibyo. Abenshi mumenyeye kuyifata mukayikata gutya mu tuziga, ariko iyo tugiye kuyiteka ntabwo ariko tuyitegura, ahubwo tuyitegura tuyikata ihagaze. Ubwo ntekereza none hari ibyo mugiye kureba. Murabona ko ndangije kuyikatamo kabiri. Ndafata igihande kimwe ngende nkata duto duto, ndaza kuyihereza ishusho ihwanye n'ibyo ndaba ngiye guteka sibyo. Nayo impamvu ndi kudukata gutya, murabona turi buze kudutekana n'amashaza sibyo. Ubu rero ugomba gutegura ku buryo turi buze kujya ku kiyiko atari ibintu birebire biri gusabuka ku ruhande bimeneka. Ubwo buri byo buryo ugiye gutegura wita no ku miterere yabyo n'uburyo birika, hanyuma akaba ari kubitegura.
ese ubwo bivuze ngo iyi shusho mbihaye ntago ari ihame n'ubutaha nshobora kugaruka ndi gutegura ibindi nkazikata mu bundi buryo. Ariko izo tuziga zo tuzikata igihe cyonyine tugiye gukora salade yo kurya. Guteka impamvu tugomba kuyikata tuziga tugiye kurya salade nuko urabona karoti iba yarakuze ariko ikuriye mu cyerekezo gitandukanye. Hari igihande kibona izuba, hari n'ikitaribona. None iyo tugiye kurya salade rero niyo mpamvu tuyikata akaziga kugira ngo uri buyirye arye uruhande rwabonye izuba n'urutarabonye izuba ryinshi. Murabyumva neza? Nubwo buryo nicyo tuba dushaka no kugira ngo umuntu ataza kurya uruhande ugasanga umuntu ari uruhande rumwe. Ariko hano impamvu tuyikata gutyo nuko tuba turi buyiteke imishongi bivuye mikaza kwivanga na byo kurya bindi. Kandi kamaro kari muri bino, umutetsi abagomba guteka ku buryo umuryo urarya atongera kumuha akazi kandi akazi ari ak'umutetsi. Iyo wayikase ikizeru bituma uyirya yageze ku isahani yongera bikamusaba kandi kazi ko kuyigabanyiriza ku isahani. Mu buryo gutamira kiriya kizeru cyose bijya bigora. Rero iyo ukase gutya uba utetse neza kugira ngo umuryi narya arye nta kandi kazi kandi ari bwongere gukorera hehe ku isahane. Kangaka ngo nzi izina ryako sibyo ko nagiye kugura gusa kabonye. Ubwo nawe ubonye isura yako wanafata ifoto yako ukazagenda ukayerekana. Gusa ubutaha hari igihe tuzagaruka tubabwira amazina yabyo. Yego. Kano gahini nako turahaba ututwo turahaba cyane. Yitwa ruro. Umuntu muri mahoko tubaye. Noneho tugiye kuri ya nkono twatetse y'amashaza n'ingano, twayitetse ku buryo amazi twashyizemo yahwanye neza n'ibyo twatetse. Ntabwo twigeze tuminina amazi cyangwa ngo usange bihiye bikirimo amazi yayo. Uba ugomba guteka ino nkono ku buryo iraza itafite isose byumutse ku buryo mwaba kubireba muri kubona nta mazi arimo. Aya ngaya rero twabitekanye birinda bigira gute bihwana ku buryo nabivanga na bino biraza kuba ari ibyo kurya bitarimo amazi twagize gute twabitekesheje. Biba biterwa n'ibyo urateka. Ibi ngibi twakoze amashaza twakoresheje inusu. Noneho n'ingano dukoresha munsi y'inusu akarobo kuko ntabwo bigomba kungana. Noneho twabitekesheje amazi aba yinikanywe na zangano kuko wazogeje wazikoreye isuku kandi hari umumaro uba uri muri ya mazi. Noneho rero niyo utekana ahangaha ntabwo warenza igice cya litiro kirengaho makeya. Ntabwo litiro wayitekana n'ibi ngibi yaba abayemo menshi. Ubundi iyo ugiye kubiteka uba uri kuringaniza ibyo kurya byawe n'amazi. Abarengaho gato ariko usa uri kubona biringanije, ntabwo birengeza ngo ubone yarengeye. Ariya mazi arabiteka kubera ko iyo uri gukoresha umuriro mukeya bituma ibyo kurya byawe nabyo bishya neza. Kandi uba wayinikanye kandi uba wayinikanye n'ingano ubwo wayaguramo arashyuha agiye nko gukoreka kekere kwishyira urayaminina mbega muri make ukabanza ukayashyushya.
inyungu irimo kuyatekana amazi ashyushye akonje niho handi ujya kubona ukabona ari kuzana ibishishwa ayo y'amashaza nayo iyo ashyushye ntabwo ajya azana bya bishishwa bireremba hejuru. rero umva ko gahunda igikomeje. Murabona ko wenda uyu muntu yakase udutunguru gutya, ubwo nimujya mu gikoni ntabwo muzadukata utuziga. Udutunguru ugiye guteka uri buteke ntabwo dukata utuziga, sibyo? Utungutu dukora iyo ugiye gukora salade, sibyo? Ubwo rero niyo tunateka tugomba guteka ibyo kurya ariko bifite byibura isura ikurura amaso, sibyo? Ubundi amaso agomba kubanza kurya, iyo amaso ahaze yemera izindi ngingo zose kurya, sibyo? none se kuri salade uramutse yari igitunguru kinini ndavuga akaturusiga hari igihe ruza ari runini utajya mu kiyiko banza wajya kwasama. Icyo kibazo ubajije ni cyiza. Mu bintu twiga hano twiga n'icyo bita gutandamuka, sibyo? Gutandamuka rero kugizwe n'iki? Ni ukumenya icyo gukora mu gihe cya nyacyo gikwiriye. Niba ari igitunguru kinini cyane, ushobora no kutagikata ari ikiziga gutya, ahubwo urabona nk'uru runyanya n'umugoroba wari ariko bifite amavuta makeya cyane. Ari nk'uko mu bukwe murya amavuta ya nimugoroba. Mu bukwe abantu mujya mubona ko turya amavuta ya bwije kandi menshi, aya ni makeya rero byaterwa n'umugoroba ufite uko umeze. uri kuyireba se aba yahindutse ntubibona? bitewe n'umuriro ko aba ari mukeya ishya umwumira ku buryo kuriya utu twose uri kubona turi hano tugaragaza ko yahiye, turiya dusa n'utwahindutse iba yahiye. ushobora no kuyiteka mu isafuriya. Mu isafuriya urayiteka ni uko ushya. Ikindi cya kabiri ni uko isafuriya itoboka vuba. nyine urashyira shirira kuko kuyihindura birakugora gushoramo ukuboko. Ya pano nini? Oya, pano ari ngari washyiramo twinshi. Yandi umugati. Yandi umugati wadutondekamo rwose. Udutondekamo. Ariko sibyo ariko kuvuga. Udutekamo, Oya. Ntabwo upfundikira udutekamo ukajya uduhindura uyifashe. Nuko bigorana gusa. Arihe wazana nk'agashyiramo. aha ngaha tugiye gushyiramo agatangawizi kugira ngo muze kumva irimo tangawizi n'itarimo tangawizi. Urabona ako dushyizemo ni gake cyane. Kano kanjye uri kwibaza utubanza afite imashini uko ibintu bikora igihe cyinshi niko urushaho kugenda ugira icyo bita inararibonye. Iyo basaba uburambe mu kazi ni kira baba bari kuvuga. ibintu umenyereye gukora urabikora nubwo waba uhumirije wabikora wabimenya. Kimwe nuko n'umuceri ntagera amazi kandi nkamenya amazi ahishije umuceri.
neza nyashyizemo nkabimenya nkavuga ngo ayo mazi ahishije umuceri kageze tuteme tupfube ugashya neza ku rugero. Rero murabona ko narangije gutegura bya birungo byose byari byateganijwe. Izi ni karote mwabonye ko twazikase, izi ni za nyanya twakuyeho igishishwa. Impamvu kira gishishwa cy'inyanya tubanza kugikuraho nuko ntago kijya kigogoreka. Mbese igogora ryacyo ntago rijya rikunda. Navuga ngo igogora ryacyo rigorana nk'iry'igishishwa cy'igishyimbo. Ku bantu bagiye bararya ibishyimbo iyo utakiriye ngo ukimene ukibabaze, ujya ubona ko iyo ugiye hahandi hirya muri ka kazu k'ibanga cyangwa se ku babikoreye ku musozi, ushobora kujya ubona igishyimbo cyose ukagira ni umubibyi wahanyuze, ariko nta mubibyi biba mu kirundo, sibyo? Ahubwo biba ari ikikwereka ko cya kintu kitagogowe. Rero kino gishishwa cy'urunyanya ntabwo kigogoreka, ni kimwe n'igishishwa cy'urutoryi. Ibyo byose rero uri igishishwa gishobora kugera mu gifu kigafata kuri bwa bwoya bw'igifu, cyafataho noneho ugasanga hazavukamo utumikrobe. Sinzi niba muri iyi minsi muri kumva iriya ndwara iri kwibasira iherezo ry'urura ifata muri pylori bita Helicobacter pylori. Iriya ikunda guterwa n'utuntu tw'utudeshe tw'utwanda tuba twagiye dusigara mu gifu, noneho igifu kikazatwikiza kitwohereje muri rya herezo ry'intuza aho urura rutoya ruhurira n'igifu. Hariya rero niho ngiyo bita Helicobacter pylori ikunda kuba, sibyo? Ubwo rero murumva ko kwirinda kurya kiriya gishishwa, murumva tuba tutirinze byinshi se. Mu by'ukuri birya uryohewe bikagogoreka, kandi hirya yabyo ukanasaruramo amagara mazima. Ariyo mpamvu ari iki gishishwa cy'urunyanya ari icy'urutoryi ntago mugomba kubirya. Icyo si kivuyemo. Kandi ikindi cy'urunyanya nuko iyi miti iterwa 90% igihagama kuri kiriya gishishwa. Ubwibaze rero ikintu cyica imungu nawe kikugezemo ibyo cyagukorera, sibyo? Ibi twica byo ntituzi aho bituruka ni byinshi, ariko reka ibyo dushoboye gukumira tujye turabikumira. Numva aricyo ngicyo navuga kuri icyo. Noneho twimukiye kuri iyi nkono yacu. Impamvu hanakoreshejwe inyanya nyinshi, mwumvise ari nyinshi, ariko urunyanya kare bababwiye kokombure n'urunyanya na karoti, babibabwira mu bwinshi ku buryo bababwiye ko biba bigenewe abantu 4. Iyi nkono rero umugambi wayo aba ari no kuvura. Tuba dufite abarwaye umutima, sibyo? Abafite ibibazo bijyanye n'imyororokere, ubwo bakeneye vitamine A ituruka mu nyanya. Murizi ko urunyanya rwitwa itunda ry'urukundo, sibyo? Kubera ibitangaza rujya rukorera umubiri. Noneho uru runyanya mureba ahangaha ruba rufite iyo bita lycopene yifashishwa mu kurema amaraso, kandi muri iki gihe mu by'ukuri bitwara amaraso ni byinshi, sibyo? Ari umwana muto ahangayikishijwe nuko buracya bamujyana ku ishuri saa 11, sibyo? Ari umubyeyi nawe ahangayikishijwe n'ukuntu agiye gusiga umukozi agasigara yidagadurira mu bye abyangiza, ubwo ajyanye na stress yuko bosi amukeneye ku kazi. Ibyo bintu byose rero byikoranyiriza hamwe bigakamura amaraso y'umuntu, bityo rero turayakeneye ku bwinshi. Niyo mpamvu mu kugira ngo duhindure akamenyero, hari aho tuzayatugera baye ari ukuvura ukagira urugero runaka ukongera. Niyo mpamvu nyamukuru. ntabwo mbona ubuzima bishobora kuba zaba nyinshi kuri iriya nkono, ntabwo rero icyo gituma hagamo ukareka inyanya zawe byinshi hagamo kandi cyo gukorera maze tukayapfusha naje muri gufashaho regime yo guteka bitari byazo, twajyaga dukunda guteka ibiryo birimo inyanya harimo agakari. Ariko ku bantu bakoze ubushakashatsi basanze yuko inyanya iyo uzitetse ntuzihishe zirasharira, zirakarira ukuntu. Rero iyo zitetse zigashya cyane cyane hagiye kuzamo
karoti muzi ko iryohereye biraba byivanze ako gasharira ntabwo kayibona si gikemutse. Hari n'ukuntu bamwe mujya muteka inyanya zigashya zazimije ibara ryazo, bijya bibabaho? Nta nubwo ikibazo ari ukuziteka cyane, buriya kiba cyabayeho. urunyanya iyo uri kureba salade ukarurya cyangwa ukarurya ruhiye mu isosi yayo aho rufite akamaro cyane ariko kwa kundi bavuga ngo rukingira kanseri y'amabere uba wabibonye kandi ntiwajya kurya ugafite ikindi kintu haba harimo vitamini A yuzuye ku rwego rwo hejuru iyo rutetse. Rero ngaho mugaruke hano ubwo twagarutse ku isafuriya yacu. Mbere ya byose isafuriya nabanje kuyumutsa, ngiye gushyiramo ibiyiko 4 by'amavuta. Nta mavuta ariho, ntabwo ari ugutoha. Abantu buri muntu akwiriye ikiyiko mu byo kurya. gusa muri umunani washyiramo 8. Yego. Ubwo ukaba uri kwibaza ikibazo ngo none amavuta yanjye azamara ukwezi ate? Reka zakumare ariko bo amaraso yarashize, si cyaba ari ikibazo. Niyo mpamvu nyine mu gitondo ugomba kurya indyo yuzuye irimo n'ayo mavuta ahagije. Yero nizo icyo cyifo nta mavuta urarya, ntabwo rero yaba menshi kuko mu igaburo rya nimugoroba nta hantu urahurira n'iki n'amavuta. Noneho rero ubwo mubonye ko amavuta amaze kuyashyiramo, icyo ngiye gukora ngiye kongeramo umunyu. Mwe mu gihe mwari mumenyeye kuwushyiramo nyuma, umunyu ugomba kujyamo kugira ngo uze kurinda amavuta gusimbuka, sibyo? Ubwo bivuze ngo binakurinda za mpanuka zo mu gikoni, sibyo? Nabyo. Ikiyiko kimwe nsizemo. Mu biryo bya rusange. Mu biryo bya rusange. Ingano cyaryo. Bakora mwinshi cyane. Sahani. Kangaka rero kamwe mwabonye kanshitse kakamenekamo, kakajyaho ntagapimyeho, karakunye. Ngomba kugakuraho kugira ngo kataza kuduteza ikibazo mu mubiri. Ndi gushyiramo hari wanyuze ku ruhande. Oya mwigira ikibazo, ntabwo ibintu byiza bijya kurangira Satani atabirwanije. Ubwo rero mubirangije amahoro, ubwo byaba atari ikimenyetso cy'uko mwari muri gukora ibintu byiza. Mwihagarika imitima rero. Noneho rero ikigiye gukurikiraho, umuriro urimo hano, nuko ari akariro gake cyane. Uba ugomba gukoresha akariro gake, niyo mpamvu mutumvise n'amavuta azana ya mpumuro. No gukoresha umuriro muke nabyo biba ari ingenzi.
icyo ngiye gukurikizaho rero ngiye gukurikizaho pavuro. Iriya ni tangawizi nayo ijyanwa mu byo ukagakaranga. murebe ko wasimbukiye. kandi muri ariya mavuta icyo twakongeraho impamvu bahise basukamo umunyu mbere yo gusukamo iyo kavuye kakarakiriya hakurikije ukabona arazamutse aradukorotse amavuta yacu iyo twayatetse akaza kuzana agahumuro ko gukoroga cyangwa agashya cyane aba yamaze kuzana ikintu cyitwa urugimbu. kandi urugimbu iyo rumaze kwinjira muri ya miti ijyana amaraso mu mutima cyangwa iyo yageze mu mubiri aho akenewe ushobora kurwara indwara za kanseri cyangwa tukarwara indwara bita arteriosclerose kuko mbega Dukurikijeho rero karoti sibyo? Impamvu ubwo ndi kugenda mbikurikiranya uko bigenda bisa naho bitinda gushya sibyo? Watekereje ko ishya vuba ariko iyo uyihishije idahiye neza ujya wumva ifite akantu gasa no kururamo gake. Ubanza rero kuyibanzamo kugira ngo amavuta abanza yikangemo gake ayigabanyirize igabo. abari gutekera Frank mwana nyagasani inzu iyo biri gushya kumva njye cyane rukora rukutekera Pavuro twakoresheje imwe ntoya, karoti twakoresheje 3. Nawe wongeye ko ari nyinshi uzakoresha ikwiriye. No gukoresha imibare aba ari ingenzi cyane. Kuko imodoka iri hara ntimuri kwibona, urishyizeho amapine 8 ntabwo byacamo. Noneho ucishamo rero ugapfundikira. Impamvu dupfundikira no kugira ngo iriya karoti itaza gushyigajutse. Ngo karoti ririya bara ryayo umuntu arya gusa n'umuhondo. Ibigomba gushya umuhondo wiyongeye mu cyimbo cy'uko umuhondo ugabanuka. Ako kantu murakumvise se? Igihe cyose utetse imboga zose ugomba kujya urapfundikira ugapfundura ari uko ugiye gucisha amakuko gusa. Kuko iyo upfunduye hari imyunyungugu yigurukira ikagenda. Namwe mu mavitamine akigendera. Ariyo mpamvu mubuzwa kugura imboga ziri kuzenguruka abazunguzayi bazigendagenza, mubuzwa kugura imbuto ziriwe kuzuba nka vitamine B ya 6 iba yagurutse kare ishinzwe guturisha umuntu. kugira amahoro. Mujye mugenda mugurire mu isoko hariya hari ibihangari zitwikiriye, ntimukajye murya ibyo kurya by'ubuti. Uzi kugura ibintu amafaranga ukabigura byazimije ubuzima, ukabigaburira abazimu bashakira ubuzima bagahombera ubuzima mu byagakwiye kuba ari bizima. Sana ibyo navuze utabyumvise ushyigikiye ubunebwe. Naba ari mu gitondo cya kare aho azaba ari sawa, azaba ari abazindutse. Ariko niba bigeze iki gihe uragura ibintu byiriwe kuzuba mu isoko, hari tegesha 200 aho kugira ngo uzahombe 200 byo guca muri maraye bashakisha indwara utazi icyayizanye kandi yaratewe no kurya indyo idakwiriye. Cyo si gikemutse. Noneho ngira ngo abari nka hano imbere barungurukaho gake. Muri kubibona mbona ko hatangiye kuzamo wa mushongi kandi na karoti ibara ryazo ryatangiye kugira. Noneho rero iyi onyo niyo ngiye gushyiramo. Oya ntabwo tangawizi ngiye gushyiramo kano kanya.
agatangawizi ko ndaza kugashyiramo nyuma. ariko sasa mwe kuba irakara kugenda cyane bavuze yuko gukata birabire nyine bitemewe ko twebwe ariko twaramenyeretse mu bakuru hari icyo bigabanya ku buzima karoti itanga kuba yirya imeze mu bihe byatambutse ubwo twambaraga ibirenge inkweto zitari zaza twajyaga twumva nta kintu bidutwaye, sibyo? Ariko si ubu n'ubu inkweto zaje, ubu wajya kugenda ukagendesha ibirenge kandi inkweto zihari. Rero upfa gukata ugapfaho. Wowe uzajya ubitunganya neza mu buryo bukwiriye, kuko ugiye kugura igitenge uzambara ndatekereza ntabwo wavamo mupfe kunyihera, sibyo? Urabanza ukitonda, sibyo? Niba ugiye gutega motare cyangwa se akagare uravuga ngo uyu muntu afite imbaraga zo kunjyana, ntabwo yanyoye, ntiyasinze, ntabwo ari igihubutsi. Ese uyu muntu mpaye utwo twanye nka tuntwarire mu rugo ntabwo aratwibasiye imbandi? Ubwenge n'intekerezo dukoresha dutunganya ibi bisanzwe, tugeze noneho ku isafuriyaho, urumva? Niba ngombwa uzanateke n'ibitabo uri kujya urambura uvuga ati aha bavuze ko tugashyiramo gutya, nibwo buryo bwiza. Aho niho ubwenge buri. Iyo umuntu apfiriye ku isafuriya, sibyo, niyo wazana profeseri w'umuhanga ntiyahamukura. N'ikimenyetso gikomeye ni uko dogiteri w'umuhanga uhambaye aho ubuzima bari basanzwe babufite, abatabufite barabasezera ngo bajye muri serikeye. Mujya muyibona abasaza nibatahe. Yego. Rero twebwe nitujya tugera hano nyabuna tujye turashyiramo umutima wacu wose tuharundurire. Ubuzima bwacu bwiza bushingiye ku isafuriya. Noneho niba kuba turi kugendana bari hano imbere, sibyo? Kuba ari hano imbere mu muritegereza mukara buryo inkono yabaye sawa. Aho bigeze noneho twashyiramo urunyanya rwacu. Noneho muraza gutangazwa n'ukuntu mutarabona aho nshishijemo umwuko kandi ku bindi nacishijemo, sibyo? Ngo inyanya iyo uzitetse noneho ukagira ubwira bwo gushaka kuviringura ngo urebe ko byashya vuba, urunyanya rwawe buhira iminota 5 ruhira iminota 10. Niyo mpamvu niyo uzitetse kwa kundi wahisemo kuzikata ibipande uraruryamisha, sibyo? Rwamara kuryamamo ugapfundikira. Noneho w'icyo ukora ni ukujya urafata kuko kawe ukajya uragenda ushingaho ureba niba rwahiye, noneho ukongera ukaruhindura ukongera ugapfundikira kugeza ubwo ubona rumaze kubyara isose neza, ku buryo no kuba badafite rape ngo bakureho ruriya kiragishishwa, ubu ushobora kurukanda gutya cyagishishwa ugafata ifoke ukacyorosora ukagishyira ku ruhande. Naho iyo uzicangacanze kuriya mu by'ukuri uba uri kwikereza. Ako ko sikavuyemo mu gitabo cy'inama ku mirire page 258 niba atari 9 navuze ngo ababyeyi bagomba kwigisha abana babo b'abakobwa bato kumenya utubanga two mu gikoni. Mwabyumvise? Utubanga two mu gikoni rero nta tundi ni nk'uku nguku urunyanya uri burubirindure, ni ukuri bumenye ngo karoti iraza gukurikirana ibi nibi, ni ukuri bumenye ngo umunyu uraza kujyamo gutya na gutya, sibyo? Nuko nguko bimenye. Kandi ndi bwongere kuri iyo nkona ikira kibazo na majori yarabajije, ntabwo twiga guteka twari dufite sloga ivuga ngo ntabwo tugomba guha mu nzira imwe gusa dufata utuviringo ugomba guhindura na fire nk'uko umuntu ahinduranya imyenda ukabona ntihaberera. Rero iyo uhinduranije ayo mabara n'uburyo bundi abantu barushaho twishimira ibyo watetse. Simukadi ya mbere
rero mwumvise iyo siroga nayo dukwiye kugenderaho. Ibiryo ntibiba ari byiza sibyo bishye ku buryo umuntu bimushyira imbere akibaza impamvu watinze gutanga itegeko ryo kurya sibyo. Ikizakubwira ko watetse ibyo kurya bikaba biryoshye nuko uzabona umuntu wa mbere akojejemo ikiyiko akiyongeza icya kabiri nta rindi jambo arengejeho n'icya gatatu, ukabona bamaze umunota wose nta muntu uratangira kuvuga. Yamara kumva hari akantu byibura akagezemo ahita atangira kuvuga ati rero uratwagize urugendo rwiza. Naho ukizana ibiryo ku meza umuntu yarya ukabona atangiye kuryongora bari inkuru zahe n'izahe, iheze rugenda inyuma hirya urire ubwira Imana ko wayihemukiye wabihirije abantu. Rimwe na rimwe nk'abatetsi mujya muduhemukira muvuga ngo ko mutadushimiye ngo mutubwire ko byari biryoshye. Twebwe y'ibiryo byamaze gushya biryoshye sibyo, nta nubwo urinda wavuga ngo dushima, bwo turavuga ngo mwakoze guteka. Ku mugabo we rero arasaba ngo bino biryo hubwo wagira ngo bijye birahahora, ubwo aho ngaho aba yanyuzwe. Mu buryo rero noneho bwo kugira ngo igihe cyacu cyo kuba kirapfa ubusa tutari kugikoresha neza, ikintu kimwe mugomba kumenya, burya ibiryo iyo wamaze kubiteka wabihishije hari ikindi kintu uba ukeneye kuza kumenya kubigabura sibyo. Kandi kugabura ibiryo iyo ucunze ugasanga ibiryo byawe biri iminota 30 ngo bishye, abantu baha amazi yo kunywa. Nkabyumvise baha amazi yo kunywa, igifu cyabo kibe kirakaraba nacyo kimenye ko hari randevu ihari. Buriya umuntu umaze gukatisha tike sibyo, umuntu umaze gukatisha tike bamubwira turagenda 2:45, utuntu twose arimo aradukusanya ariko areba kuki kuri ya saha ye. N'umuntu iyo yagambiriye kuza kugusura ukamuha amazi yo kunywa ahita abona ko inyuma hari ikindi gihari sibyo. Icyo ni icya mbere, ubwo ni ukumenya kugabura ibyo kurya. Rero ikindi cya kabiri uragenzura ukavuga ngo uko biri kose ibi biryo tugiye kubirya nta kabuza, bikimara gushya pfundura bita umwuka sibyo, wibyarurana na wa mwuka wose. Pfundura bibanze bita umwuka, wa mwuka mwinshi uri kugenda use naho ugabanuka. Numara kugabanuka bishyire mu masorori yawe, numara kubishyira mu masorori noneho icyo uri bwibaze ubanza ubitondekeraho mu gikoni. Niba ari ikibisi wagennye ugishyire hariya, niba ari amafoka wagennye bari buze kurisha yashyire hariya. Uvuga uti ko biri kose harimo n'abaraza kurisha ibiyiko nabyo bishyire hariya sibyo. Uvuge ngo hari ushobora kuba kari no mu bintu navuga ngo bikumira indwara zibasira umungumu, cyane cyane zibasira tiroyide. Kandi abagore bagira nini kuruta y'abagabo, ariko ugatangara ari bo batinya tangawizi, ahubwo uyirya mu kigero gike. Uba ukeneye gake cyane, ntabwo uba ukeneye nyinshi. Ko tangawizi iyo uyirya urya kakandi mbese uri bwumva ukumva ko kahanyuze, ariko atari yayindi kereta, ntabwo rwenda kuzaba rubi. Hari aho tugera kuri bino byo kurya bigiye bitandukanye bitewe n'imiterere yabyo, bikaba ngombwa ko umubyeyi utwite atabikoresha. Iyo tugeze kuri za seleri, tukagera kuri tungurusumu, tukagera kuri za tangawize sibyo, ibi byose kubera ko tuba tutazi imiremere y'umubiri w'uwo muntu ugiye gukoresha icyo ngicyo, bishobora kuba byamugwa nabi. Cyane nk'iyo bakubujije tangawize, iyo bakubujije tungurusumu, baba bakubwira ngo kore yawe ishobora guhita yifungura, yakifungura ugasanga ubyaye igihe kitageze. Bakubwira ngo wikoresha seleri, hakaba hashobora kuba icyo bita contraction, mbese ni uburyo inda ishobora gusa naho igenda yiyegeranya yongera irekura, yiyegeranya yongera irekura, ikaba byatuma umwana agira debilite runaka, ku
ko wazabyara nk'akadebire. ubwo ni uburyo bumwe tugera kuri ibyo byo kurya umubyeyi akaba yabibuza. Iyo tugeze kuri tungurusumu yo kuri tangawize ni uko hari igihe ishobora kugera mu gifu bitewe n'imiterere yacyo, n'umubyeyi utwite igifu kirahinduka n'imikorere yacyo. Hari uburyo rero ishobora kuba yamutera ibibazo umwo mu igogora, akaba ari ibyo turi kwirinda kugira ngo tudakoma rutendera. Niyo mpamvu rero nyamukuru bimwe muri ibyo ngibyo dusa naho tubirimise ku kigero runaka cy'abantu bitewe n'imibereho babayeho ndetse n'uko imibiri yabo yabategetse kuramuka. Ni ukuvuga ngo mwana w'imyaka 2 kiza nuko yayikubonera wowe. Nk'aka ngaka gateguye gutya, nk'aka gateguye gutya mu biryo ni gake cyane umwana yakabona, cyangwa se nkungu w'icyonka akongera mu mashereka y'umubyeyi. Noneho niba mwitegereje neza mwamaze kubona ko urusose rwacu ni urusose, sibyo? Mwayibonye imeze neza rwose. Ushaka mwatereraho akajisho mukareba. Aka ngaka ubu ngubu kari aha ngaha, aka gusa muri kubona karaha hamaze kuboneka ka karoti na pavuro na onyo n'izi nyanya na karagatangawisi. Ubu tayari hano navuga ngo 1/2 cy'amaraso bamaze kukinjiza mu mubiri. Nitwongezaho ingano zifite 1/3, ubwo tugize 3 bya kangahe? Ubwo dusigaje 1/4 kugira ngo amaraso yuzuye. Noneho nitwongeraho amashaza turaba duhurije birangiye. Ubwo bivuze mu mubiri wa none uhaye amaraso mazima, sibyo? Umaze guha amaraso se hari ikindi? Imodoka iyo ziri mu muhanda abagenzi bose bagiye bashaka kandi bakagerayo amahoro. Ubwo noneho murabona twadushaza twacu na zangano noneho tugiye kudushyiramo. Ntekereza ko iyi nkono nta muryango utazajya uyirya 3 mu cyumweru. Bavuze ko amashaza arangiza mu minsi 9. Iyo umuntu ariye ibiyiko 3 by'amashaza birangiza mu mubiri iminsi 9. Umuntu ari gushaka amaraso ubwo rimwe mu cyumweru. Karame. Noneho rero iyo tugeze hano ntago ducishamo umwuko nka kwa kundi, turasimbiza kuko ucishe umwuko bishobora gushirira kuko y'amashaza yasa n'ahashwanyaguritse. Turasimbiza rero. Inkono yacu rero igeze hariya turaba dusigaje iminota nk'itandatu gusa ikabirangije gutungana. Niba wabibonye ayo twakoresheje nayo twatekesheje gusa kandi rura rusose rwari ruhagije gutuma tutari bugire. Rero mu by'ukuri iyi nkono ni nziza, sibyo? Iyi nkono ni nziza. Yo buriya aya mashaza ni meza cyane. Wenda mu cyiciro kizakurikiraho ku wa 2 utaha tuzageragezaho kubanyurira bimwe muri ibi ngibi twatetse hano. Turabizi ko bamwe ari bashya batabimenyereye. Tuzongera rero tube twasubira. Ariko byibura nk'indwara azajya kurangiza kubumukaho nawe amezi uri kurangiza kuyategura. Ubwo ikintu cya mbere uzana ni ibiyiko n'amarusha, kugira ngo utaza kuhageza ibiryo hakagira abatangira kuza kurya utari wabihageze. Zana ibiyiko n'amarusha bihagera. Nibimara kuhagera kurikizaho amasahani, ubwo no gutegura ameza. Amasahani numara kuyakurikizaho
zana niba ari umuceri buzane, niba ari isosi uri bushyireho yishyireho, niba karomari nako agateganije ku ruhande kazana ugashyiraho, n'ibikombe birayinywa ubishyireho, niba ari n'ubuki urashyiramo nabwo ubushyireho. Nurangiza uhagarare urebe neza, ufata udusegonda duke two kureba niba buri kimwe wagomba kuhashyira wakihashyize. Noneho nurangiza urambura ukuboko kwawe kw'iburyo ubahereze karibu, ubabwire uti mwaza ku meza. Ikosa noneho udakwiriye gukora ni iryo kwicara mu nguni we nk'umugabuzi. Umugabuzi agomba kwicara hano ku ruhande, aho ibyo kurya ari bujya abona ibigiye gushira, kihuta akaza gutabara azana ibindi. Kabiri, niba uri umubyeyi ugomba kuba wasokora wabiteguye. Gatatu, imyambaro yawe igomba kuba itagaragarwaho n'ibiryo. Kane, ugomba kuba wambaye imyambaro itari bwerekane igituza cyawe. Impamvu ushobora kuba wonsa, ibere ryawe wakunama hari serivisi ugiye gutanga rikavamo, ryavamo agatonyanga k'amashereka kagasimbuka. Kasimbuka abantu dufite imiterere itandukanye, avuga ati buriya mu gikoni ubwo yabyaruraga ntiyayuzuye mu mashereka, agahita atangira kumukora ati mwanshakira kadimu nkarya kuko numva mu kanwa hambere naho tubanza mfite amaraso make. Ariko ikibazo kibiteye ari iki? Ari cyo nyine. Ubwo nibwo buryo rero bwo kugira gute, bwo kuba meza yawe uyateguye neza. Mwabyumvise? Nuko nguko ameza ategura. Noneho ubwo rero ntabwo biba birangiye. Impamvu romaro utagomba kuyizana nyuma, uyizana mbere ni iki? Niba wayiteguye, menya ngo igifu cy'umuntu wamenyereye temperance cyifunga nyuma y'iminota 6 atarangije kurya. Iyo ni amategeko Imana yasize mu mubiri w'umuntu utahindura. Ushatse kuyahindura wowe waba usa n'ushaka gufata umurongo w'umweru ngo aho ni kuri bugira inzira y'abagenzi mu muhanda, bakwica. Sibyo? Ahubwo iminota 6 ishize igifu kirifunga ku bamenye temperance. Ku bandi basanzwe ni iminota 15 y'igifu cyifungira. Bya bintu umuntu avuga ngo yo nguzi ko nibagiye akaromari yashize iminota 20 abantu baganira. Ibyo ntabwo ari byo. Igogora ryabo uwisubije inyuma ho amasaha 4 yose. Igifu kibeta amasaha 4, ugize kandi kantu gashyushyiramo cyari cyifunze, kirongera kigatangira bya bindi nkarwo gitangiye umurimo. Ubwo ibyari bukorwe mu masaha 4 bigakorwa mu masaha 8. Amaraso agasharira, umuntu akajya ahora yijimye, akagira imico mibi. Uwo rero ntiyabana n'abandi mu biro, yazazanya bagenzi be, niwe wajya urazengereza abandi banyeshuri muri dorotwari, umugabo niwe wakangiza sosiyete, umugore niwe w'umunyamazimwe, biturutsaho. Uwabahwanye na wa muntu urya ibyo kurya igihe biboneye. Ubwo niyo mpamvu amategeko y'ubuzima tubuzwa kuryagagura. Sibyo? Ubwo ni umubwiriza 10:17. Amakara nayo ngaho. Ubwo no mubwiriza 10:17 niho havuga ngo igihugu kiba kigushije ishyano iyo gifite umwana mutaka bari umwami. Mwabyumvise? Ariko noneho ibikomangoma byacyo bikaba ari ibiryakare, cyangwa se ku basasi bo muzirindi bibi batagira igihe cyo kurya bahora batamira ko kurya uko kaje. Ubwo bivuze ngo rero wowe na karoti murebe umushongi byamaze kubyara ukuntu umeze. Mumura witegereza noneho. Umushatse kagatanga wizikange nagashyiramo. Hasa n'ugakwirakwijemo. Akangaka mbibutse ko gafite ubushobozi bwo